Teta bite? Ni byiza. Teta uriga? Yiga Wiga mu wa kangahe? mu wa kane. Wiga mu wa kane. Ni bande wifuriza umwaka mushya? Nifuriza umwaka mushya ababyeyi banjye ndetse n'inshuti zanjye n'umuryango wanjye. Uriga? Ndiga Wiga mu wa kangahe utakurusha gusenga? mu wa gatanu. Wabaye wa kangahe? Wa 25. Ni iki wumva ushaka kuzageraho mu mwaka wa 2026? Kuziga cyane nkaba uwa mbere. Ninde wifuriza umunsi mukuru? Mama wanjye Mama wawe nande? na papa. Turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe kuri uyu munsi tariki 1 z'ukwezi kwa mbere 2026. Naha ngaha turi ni mu isantere ya Ngarama, turi kugenda tuganira n'abaturage uburyo ki bageze mu mwaka, ariko hano turi kumwe n'abana bashaka kwifuriza ababyeyi babo umunsi mukuru. Thomas. Witwa? Musenge Musabye Thomas. Utuye? Nuye Mayange. Ninde wifuriza umunsi mukuru? Ndabifuriza ababyeyi banjye n'abandi batuye mu zindi nce zose z'igihugu, mbifuriza umunsi mukuru. Bavuga mu mazina kugira ngo Nsekuye n'uwitwa Rivera, bose ndabifuriza umunsi mukuru. urakoze. Wowe witwa nde? Sugira Elize. Sugira Elize, ninde wifuriza umunsi mukuru? Ababyeyi banjye bose n'inshuti zanjye. Ababyeyi N'abo dukinana mu muhanda. abanyeshuri biga ku kihe kigo? Kwa Padiri. Wowe umwaka winjiyemo ute? Ninjiyemo neza. Ni iyihe gahunda ufite muri uyu mwaka? Uzatsinda icya leta. Uri umukandida? Yego. Uzatsinda ku manota angahe? 90. 90 uzayazana? Yego. Okay, bwira papa wawe ko uti papa, uko byagenda kose uyu mwaka ngomba kuzatsinda icya leta nkazana amanota 90%. Papa, uyu mwaka uko byagenda kose ngomba kuzatsinda icya leta nkagira amanota 90%. Nuzana 90%, ni iki wumva papa wawe azaguhemba? Ni iki wumva wifuza ko azaguhemba wagize amanota 90% mu cya leta? Kunjyana ku kigo nzaba natsindiye. Urumva wifuza ko azakujyana ku kigo uzaba watsindiye? Yego. Urakoze cyane. Umwana witwa nde? Imanasoza Fabrice. Witwa? Imanasoza Fabrice. Ninde wifuriza umunsi mukuru? Mama wanjye. Mama wawe nande? Na papa. Undi? N'abana twigana bose. Umwaka winjiyemo ute? Winjiyemo neza. Gute? Nishimye cyane. Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatanu. Mayange. None se ni izihe ntego ufite muri uyu mwaka nk'umwana mutoya w'umunyeshuri? Mfite intego zo gutsinda, kwiga nkatsinda neza. Wowe ntabwo watsindaga se? Nari maze iminsi isubira inyuma. Ariko ubu ufite intego zo kwiga ugatsinda neza. Ku ruhe rwego? Ku kihe kigero? Wenda kwiga nkabona nk'amanota 91. 91%. Nubona 91%, ni ikihe gihembo wumva papa wazaguhemba? Yamemba gutembera ahantu heza cyane. Nka hehe? I Kigali, za Nyagatare hose. Nawe nta wundi wifuriza umunsi mukuru? Ndifuriza n'umwarimu wanjye Bosco. Ndifuriza umwarimu wanjye witwa Bosco. Ndifuriza umwana twigana witwa James n'abandi, n'undi witwa Jacques, bose. Umeze neza? Umeze neza. Witwa gute? Nitwa Ntawukuriryayo Elisa. Ntawukuriryayo Elisa. Umwaka winjiyemo ute? Umwaka nawinjiyemo neza ndi muzima. Uri muzima? Nicyo ushimira Imana? Nicyo ushimira Imana ko ndi muzima ntabwo ndwaye. Yego. Utuye he? Ntuye mu kagari ka Kibare. Kibare, Umurenge wa Nyakihanga. Yego. Ni bande wifuriza umwaka mushya, umwaka w'amahirwe? Ndifuriza umwaka mushya ababyeyi banjye n'abakuru banjye n'abanyarwanda muri rusange. Abandi wabavuga mu mazina ukabutondeka umwe kuri umwe batuvukana. Amazina. Harimo Nshimiyimana Vincent, Nshimiyimana Vincent, Sinamenye Innocent, hakabamo na mushiki wanjye Dusengimana Angelique. Ni izihe ntego ufite mu mwaka wa 2026? Intego mfite ni ukugera ku byo natari mfite. Kugera ku biki? Kugera ku rindi terambere bitandukanye n'iryo narindi.
urumva ushaka ko umwaka wa 2026 uzarangira ufite iki? ariko uzarangira mfite ihene. Ihene. Mm. Urakoze cyane. Bite papa? Ni byiza. Wowe witwa? Banyita Ndikumana Jean de Dieu. Umwaka winjiyemo ute hano muri Ngarama? Winjiyemo neza nta kibazo mpuye nacyo. Wabonye akanyama? Mm. Akanyama kabonetse? Mm. Nako kunywa? Nako kunywa Mbese urashima Imana? cyane. Yego. Ni bande wifuriza umunsi mukuru? Ni bande wifuriza umwaka mushya? Ndifuriza Sibomana Jean Bosco na Zamukunda Verena na Nabirenze Pascal na Karenama Ryukurodi na Manirakiza Eric na Nyirangare Regina n'abandi bantu bagenzi banjye bose. Nta mukunzi ugira? Umukunzi wanjye Gitangaza. Yitwa Gitangaza. Mm. Agire umwaka mushya muhere. Agira umwaka mushya muhire kuri twe. Yego. Ni izihe ntego ufite muri uyu mwaka wa 2026? Ni izihe ntego? Mfite intego ko yenda Imana yashobora nkagira ubuzima nanjye nkagira uko nakishoboza. Ni iki wumva mu buzima bwawe ushaka kuzagura muri uyu mwaka turimo? Ndumva nakaguze nk'inka. Inka. Kandi uzabigeraho? Uvuze? Kandi nzabigeraho. Yego. Ngaho gira ubutumwa uhereza abantu bawe. Bazagira umwaka mwiza. Yego, urakoze cyane. Wowe witwa? Udakoresha gusenga Justin. Inde? Udakoresha gusenga Justin. Udakoresha gusenga. Wowe winjiye mu mwaka mushya gute? Mwinjiyemo neza. Neza gute? Nyine tubwire nk'umuntu w'umusore winjiyemo gute? Naryaga nkanywa nishimye. Ukishima nawe winjiye muri muzika? Urashima Imana? Ndayishima. Utakurusha gusenga ni izihe ntego nk'umwana ufite mu mwaka wa 2025? Intego afite nizo korora. Korora iki? Inkoko. Uriga? Ndiga. Wiga mu wa kangahe utakurusha gusenga? Mu wa 5. Wabaye wa kangahe? Wa 25. Umwaka wa 2026 uzaba wa kangahe? Nzaza mu 10 wa mbere. Uzaba wa mbere? Nubo wa mbere ni iki wumva ababyeyi bazaguhera? Bazajya kungurira imyenda. Bazajya kungurira imyenda bashimishe. Bazajya kungurira imyenda bashimishe. Ni ubuhe butumwa uhereza abantu bawe? Ubutumwa ubahereza nicyo bifuriza muri uyu mwaka mushyashya? Ngo bifuriza umwaka mushya muhire. Wowe witwa nde? Witwa Teta Rita. Teta bite? Byiza. Teta uriga? Yiga mu wa kangahe? Mu wa 4. Yiga mu wa 4. Ni bande wifuriza umwaka mushya? Nifuriza umwaka mushya ababyeyi banjye ndetse n'inshuti zanjye n'umuryango wanjye. Teta wabaye wa kangahe niba atari ba? Nabaye wa 7. Mu mwaka wa 2026 uzaba wa kangahe? Nzaba wa mbere. N'ubu wa mbere ni iki ababyeyi bazaguhera? Ababyeyi banjye bazampemba imyenda, bampemba amakayi n'inkweto. N'inkweto. Okay, ni intego ufite mu by'ukuri ni ukuba wa mbere gusa, nta kindi wumva uzageraho? Mfite n'intego yo kwigeza ku bintu ababyeyi banjye batigejejeho kandi nkabakura no mu bukene. Teta urakoze cyane. Thank you. Twisingize Eri. Twisingize Elia nk'umuntu w'umusore, kora amaboko mufuka nyine uvuge nk'umuntu w'umusore, sibyo? Twisingize Elia bite? Ni byiza. Utuye hehe? Rushenyi. Uri umunyeshuri? Mu wa kangahe? Mu wa 4. Wabaye wa kangahe? Mu wa 3. Wabaye wa 3. Twisingize Elisa, ugiye kutubwira abantu wifuriza umwaka mushya wa 2026, ubavuge amazina. Ababyeyi banjye na Mutara Theogene na mama Kagwire Rurasi. Ndetse n'inshuti zanjye. Inshuti zawe zihe zivuga? Mabure na Elisa. Mabure na Elisa. Ni iki wumva ushaka kuzagera mu mwaka wa 2026? Ndumva nifuza kuziga cyane nk'abo wa mbere. Ukaba wa mbere. Ubu ngubu wabaye wa kangahe niba atari banga? Wa 3. Wabaye wa 3 ariko ushaka kuzaba wa mbere. Ushaka kuzaba wa mbere. N'ubu wa mbere ni iki wumva papa wawe cyangwa mama wawe azaguhemba? Uzamemba amakayi n'inkweto. Amakayi n'inkweto. N'inkweto. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Yego.
ngira ngo mwiyumviye zimwe mu nzozi abana bafite zo kwiga bagatsinda korora amatungo magufi kugira ngo bafashe ababyeyi. Rero ababyeyi murasabwa gufasha aba bana kugira ngo bagere ku ntego zabo. Njye ndi Sam Ndagije, umunyamakuru wa Hope TV Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba. Kora subscribe, like na